numva ijwi rimbwira ngo bubwire abantu bahinduke uko mu banyarwanda nimo abanyarwanda batarahinduka ngo bareke kamere n'ingeso zabo mbi nibahereza kubaho ibahereza imiryango ibahereza igihugu ibahereza ubuyobozi ariko bigeze bamwe muri mwe mwarigumuye mwanze kumvira Imana mwanze kubaha Imana bamwe ntibatinya no kukubwira ko iyo Mana itabaho bamwe ntibatinya kukubwira ko n'Imana ntacyo donc ikibamariye ariko Imana yambwiye ngo nimbabwira ngo nimugarura kwanyu ntago byavamo ntago mukomeye pe nta muntu ukomeye uhari usibye Imana ngo Herode ngo arangije ngo igihe kimwe ngo avuga amagambo menshi ngo amaze kuyavuga aravuga abantu bari ngo aravuga nk'Imana ngo Imana imukubita hasi agwinyo bivuga ngo rero kubikira hejuru kubanziriza abana bakaza akabatwara abakuze bakaza akabatwara iramwe ngo itegereze cyane ngo meza kwitegereza cyane ngiye kureba mbona nta muntu wambutse ayo mazi iravuga ngo nimusenge mpaguruke musenge kuko Satani yasabye igihugu kugira ngo agiteze ibibazo ariko kiraho ngaho nimugarukiraho ngaho kuko nagiye kubona mu mama bikoreye ibitebo murabibona ibitebo byuzuye ibijumba ibitebo byuzuye ibihingo imyumbati n'ibintu byose n'ibishyimbo ariko ngabona ibyo bitebo uko bagenda babyikoreye biragenda za mbuto bikoreye zigenda zitakara nagiye kongera kubona mbona abantu ngiye mu bintu by'abacuruzi mbona abacuruzi nabo bari gucuruza ariko bose bikoreye amaboko iravuga ngo bwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi basenge bongere bubaha Imana kuko imitima yabo iri kure cyane irangije imbere ziri jambo Imana iraza imbwira ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba nambwiye ngo mwana wanjye genda ubwire abanyarwanda buriya kuvuga ku gihugu ni ibintu bikomeye cyane ariko numvisha umwuka anyobora kugira ngo mbabwire mwese kuko umwuka yambwiye ngo genda ubabwire kuko nagiye kubona mbona abantu ngiye kubona mbona ya miceri yuzuye amazi abantu barahinga imiceri mu gihe cyo kwera mbona irengewe n'amazi ijwi rirambwira ngo nze kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi nimusenge kuko ni igihe kidasanzwe Imana yabibabagaye kenshi mwanga kumva ni igihe mugomba gusengera ikintu kijyanye n'inzara mu gihugu cyacu inzara ikomeye cyane inzara itangaje inzara iremereye mu isengere kandi murika ibyaha kubera iki mudashaka kugira imitima ishenjaguwe imitima yubaha Imana imitima donc iciye bugufi kubera iki kuki Imana yambajije ngo ningubaze ngo mbese wowe uragana he urajya hehe wa mupapa wa mumama urajya wa musore we n'umukobwa muragana he hano muri kwicana bwicanye mwabugize ibintu bisanzwe Imana yambwiye ngo abanyarwandakazi muhinduke kandi mukizwe nimudakizwa ije kubamaramo uwo murengwe hari umurengwe mumaze kugira Imana ije kubamaramo kandi uwo murengwe Imana irabubavanamo abanyarwandakazi nimudakizwa uwo bari mu masaka barimo basarura amasaka ariko amasaka yararumbye ayo masaka ntayariho pe kwa kundi amasaka abari inshishi ngomeza kureba iyerekwa ndaryitegereza nkabona abantu bari guca amasaka ariko wapa amasaka nkayaburanya amasaka bangasanga nishishi gusa imishishi y'amasaka noneho irongera irandembereza ngiye kubona mbona abantu bari mu bishanga bahingamo imiceri mwongere muhaguruke mwinginge Imana musenge dufite igihugu cyiza musenge Imana ihereza ubuyobozi imbaraga kuko nimudasenga rega namwe mwaba nk'uko ibindi ibihugu biba mu ntambara bibaho byirukanka kuki mudashaka gusengera igihugu cyanyu kuki mudashaka gukizwa kuki mudashaka guhinduka kuki mudashaka Imana turagushimye urero urakiranuka muri byose amahoro y'Imana abandi na buri muntu wese ugiye kudukurikira ijambo ryawe ni ryiza kandi ijambo ryawe ni ukuri ijambo ryawe ni amahoro kandi ni umutekano ijambo ryawe rishyira ahantu humutse ijambo ryawe rivana ikuzimu rigashyira ubumuntu kubw'ijambo ryawe abantu babaho bakarama kubw'ijambo ry'abantu barakomera bakazamurwa kubw'ijambo ryawe abantu bararya bakaryama bagasinzira kubw'ijambo ry'abantu barambara batari kwambara bikemera kubw'ijambo ry'abantu barubaka ingo zabo zigakomera kubw'ijambo ryawe abantu bagubwa neza kubw'ijambo ryawe abantu babona umugisha kubw'ijambo ryawe imfubyi zirabaho kubw'ijambo ry'abari badafite shinge na rugero babonye shinge na rugero rero ijambo ryawe niryo twikomezaho niyo mpamvu dusenze dusaba umugisha
kugira ngo amahoro adasanzwe uyahereze abantu badukurikiranye uyu munsi wa none, ubaho umugisha, ubigaragarize, ubazamure, ubavane hasi, ubashyire umuntu, ubakomereza amaboko kuri gitangaza. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze kuko uri gitangaza. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Turabakiriye mwese abadukurikira Ukagezi TV, mwese mugubwe neza. Uyu munsi wa none tuje hano kugira ngo tubagezeho Imana ivugana natwe, kandi Imana ivugana natwe ni ikintu kigari, ni yishurirwa rigari, ni yerekwa ridasanzwe, ni yerekwa nagize, iryo yerekwa maze kurigira ngira ubwoba cyane, ndabyuka ndasenga, ni inkingi Imana, ndavuga ngo wa Mana we umbereze imbaraga zo kuvuga ibi bintu, uko ni ibintu bikomeye, ni ibintu biremereye, ni ibintu biteye ubwoba ku bana b'abantu, ariko ku Mana numva ntabwo babuhari, kandi ku muntu wese ubaha Imana n'isi igeze ku ndunduro. Rero Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza, ubuntu bwayo bubabeho, umugisha Imana itanga ubazeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ikwagurira imbago, Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro igushyira ahantu hagutse, Imana y'amahoro igushyire aheza hadasanzwe. Imana ni kubundikiza amoya yayo meza, kandi ni igushyire ahantu h'umutse. Yabwiye ko ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana igira ibintu icamo kabiri ku buzima bwawe, Imana igira ibintu ivanaho ku mibereho yawe, Imana igira ibintu ivanaho ku buzima bwawe, ibyakurwanyaga, ibyaguhigaga, ibyakugenzaga, ibitakwifuriza neza, ibyo byose Imana ibikuvaneho. Imana y'amahoro nibahereza umugisha, abamama n'abapapa n'abana bato n'abasore n'urubyiruko, mwese muhawe ikaze, kandi nakubwira ngo kora subscribe, ntacyo bitwaye, na like na share na comment. Okay, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko ubuhanuzi ndagusaba, ubu buhanuzi numara kubumva uboherereza abandi. Imana iraza imbwira ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Nambwiye ngo mwana wanjye genda ubwire abanyarwanda, buriya kuvuga ku gihugu ni ibintu bikomeye cyane, ariko numvisha umwuka anyobora kugira ngo mbabwire mwese, kuko umwuka yambwiye ngo genda ubabwire, kuko nagiye kubona mbona abantu bari mu masaka, barimo basarura amasaka, ariko amasaka yararumbye, ayo masaka ntayariho pe, kwa kundi amasaka aba ari inshishi. Ngomeza kureba iyerekwa ndaryitageza, nkabona abantu bari guca amasaka, ariko wapa amasaka nkayaburanya amasaka ngasanga ni inshishi gusa, imishishi y'amasaka. Noneho irongera irandembereza, ngiye kubona mbona abantu bari mu bishanga bahingamo imiceri, ngiye kubona mbona ya miceri yuzuye amazi, abantu barahinga imiceri mu gihe cyo kwera, mbona irengewe n'amazi. Ijwi rirambwira ngo nze kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nimusenge kuko ni igihe kidasanzwe. Imana yabibabagaye kenshi mwanga kumva, ni igihe mugomba gusengera ikintu kijyanye n'inzara mu gihugu cyacu, inzara ikomeye cyane, inzara itangaje, inzara iremereye. Muyisengere kandi mukomeze musenge kugira ngo Imana idukize icyo cyorezo, kuko kigiye gutera. Ntabwo ari hahandi ngo ibyo kurya byaza oya, ahubwo ni igihe noneho ibyo kurya abantu bagiye kushaka bakabibura. Kubera iki? Kuko Satani ni umugamba afite udasanzwe. Nongera mbona abantu bari mu mazi, bambuka amazi, yari amazi menshi yanduye cyane, yuzuye Nyabarongo, yari ameze nka Nyabarongo yuzuye. Ngiye kubona mbona abo bantu bari kugenda bambuka, ariko nta wambuka, bose bari kugwa muri ya mazi, amazi akabatwara. Bose bari kuza muri ya mazi, amazi akabatwara. Abana bakaza akabatwara, abakuze bakaza akabatwara. Irambwira ngo itegereze cyane, ngomeza kwitegereza cyane, ngiye kureba mbona nta muntu wambutse ayo mazi. Iravuga ngo nimusenge, mpaguruke musenge, kuko Satani yasabye igihugu kugira ngo agiteze ibibazo, ariko mu gusenga Imana hari ikintu kidasanzwe iri bukore kandi gikomeye cyane. Imana irongera irambwira ngo ugende ubwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abantu bareke gukorera ibigirwamana, ahubwo bakorera Imana nyamana, kuko Imana irahari, ni Imana ishobora byose, ni Imana isubiza, ni Imana ikora, ni Imana itabara. Numva ijwi rimbwira ngo nze ko lebo si lebo chandore grebone sensema la pisa kotire grebone sens. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo mureke ubugome, mureke kwicana, mureke ubugome bw'ubutindi, mureke abantu. Ugasanga ngo umugore yisha umugabo, umugabo yisha umugore, ugasanga abantu barakundana bicanye, n'abandi
n'abandi bose numva ijwi rimbwira ngo bubwire abantu bahinduke, kuko mu banyarwanda nimo abanyarwanda batarahinduka ngo bareke kamere n'ingeso zabo mbi n'ingeso zabo zitari nziza, za zindi z'ubugome bwo kwicana zive mu mitima yabo, kubera yuko Imana ishaka kugira ibyo ikora. Yambwiye ngo mbabaze ngo n'Imana yakoze, n'Imana yabagiriye neza, ibahereza gutunga, ibahereza leposire grere, ibahereza gutunganirwa, ibahereza amashyo, ibahereza kubaho, ibahereza imiryango, ibahereza igihugu, ibahereza ubuyobozi. Ariko bigeze bamwe muri mwe mwarigumuye, mwanze kumvira Imana, mwanze kubaha Imana, bamwe ntibatinya no kukubwira ko iyo Mana itabaho, bamwe ntibatinya kukubwira ko n'Imana ntacyo donc ikibamariye. Ariko Imana yambwiye ngo nimbabwira ngo nimugarukira aho ngaho, nimugarukira aho ngaho, kuko nabwiye kubona mama bikoreye ibitebo murabibona, ibitebo byuzuye ibijumba, ibitebo byuzuye ibihingwa, imyumbati n'ibintu byose n'ibishyimbo. Ariko ngabona ibyo bitebo uko bagenda babyikoreye biragenda, za mbuto bikoreye zigenda zitakara. Ijwi rirambwira ngo nigenda abantu n'ibyo bakoreye, n'ibyo bafite, n'ibyo batunze bagiye kubishaka bakabibura. Rero umwuka aravuga ngo nimusenge cyane, ngende kubabwira iby'Imana yambwiye uko natinze mu buryo bw'umwuka. Le possible grebone sensemare grere, numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire nta gihunga, ntafite ubwoba, mbabwire ngo nimuhaguruke musenge, kuko Imana yiteguye kugira ibintu ikora, Imana yiteguye kugira ibintu ishyiraho, Imana yiteguye kugira ibintu irema. Nagiye kongera kubona mbona abantu ngiye mu bintu by'abacuruzi, mbona abacuruzi nabo bari gucuruza ariko bose bikoreye amaboko, ngabona bari gucuruza ariko bikoreye amaboko, ngabona bari guhinga bikoreye amaboko, ngabona bari gushakisha hirya no hino bikoreye amaboko, ngabona abantu ntago banyuzwe, nta byishimo, nta munezero. Imana iravuga ngo nimusenge cyane, kubera yuko hari imvura, iyo mvura idasanzwe igiye kugwa, kandi iyo mvura izanyagira ukomeye, izanyagira woroheje, utunze udatunze. Kandi nimudasenga iyo mvura iragwa vuba cyane, kuko nagiye kubona mbona mu ntara zose, ibice byose iyo mvura, inkuba zirakubita, mbona ikirere kirahindanye. Numva ijwi rivuga ngo Imana yambaye ijambo riboneka mu Balewi igice cya 19 umurongo w'9, aravuze ngo kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarure inkokora z'imirima yanyu yose, ntimuzatoragure ibisigaye guhumbwa. Nidusarura cyangwa abanyarwandakazi nimusarura ibihingwa ibisarurwa by'ibyo mwahinze, muzasarure rwose musoze. Ariko ibihumbwa ntimuzagire gute, ntimuzabikoreho. Yesaya ibice byaho 23 umurongo wa 3 aravuga ngo imbuto za Shironi n'ibisarurwa bya Nili komoka hehe? Imana ntembereje ahantu hagiye hatandukanye. Imana yampaye ijambo imbwira ngo iyi message ni y'abanyarwanda, niyo mpamvu yampaye ijambo riboneka muri Yesaya 23 umurongo wa 3, iravuga ngo bwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi basenge, bongere bubaha Imana, kuko imitima yabo iri kure cyane. Irangije imbere ziri jambo ahantu hose mwese muzini yahikomoka, kuko ijwi ryambwiye ngo mwana wanjye tingwaye ikimenyetso. Yesaya 23 umurongo wa 3 avuga ngo imbuto za Shihori n'ibisarurwa bya Nili byanyuraga mu mazi menshi, nibyo byaberaga indamu. Aho niho hari iguriro ry'amahanga. Imana y'amahoro dutabare kandi tugirire neza. Iyo bavuze Nili rero no muri Bibiliya urabona ko Nili irimo isoko ya Nili ntikame. Abanyarwandakazi ba mu Rwanda, ariko birasaba ko dusenga, tugahaguruka tukinginga Imana, ubutabazi bw'Imana, ubutsinzi bw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana bukongera bukababaho. Abantu mukongera mukajya mu nsengero, abantu mukongera mukubaha Imana, abantu mukongera mukubaha abakozi b'Imana, mukubaha abashumba. Donc mugahagarara ahantu mwongera kugirira Imana icyizere, kuko gukomera kwanyu ntago byavamo, ntago mukomeye pe, nta muntu ukomeye uhari usibye Imana. Ngo Herode ngo arangije ngo igihe kimwe ngo avuga amagambo menshi, ngo amaze kuyavuga aravuga, abantu bari ngo aravuga nk'Imana, ngo Imana imukubita hasi agwinyo. Bivuga ngo rero kwishyira hejuru kubanzirizwa kwishyira hasi.
kwishyira hejuru kubanzirizwa no kugwa, kandi iyo umuntu aguye biba bibi cyane, bibi bibazo bikomeye cyane. Nagira ngo rero mbabwire mwese uko munkurikiranye, mwese munteze amatwi, iki ni igihe cyo kugira ngo mwongere mwiyininire, mwongere musenge, mureke ubusambanyi, mureke ubusinzi, mureke ubujura, mureke ubwicanyi, mureke kwishyira hejuru, mureke ubugome buri mu mitima yanyu, mureke kwikomeza, mugire urukundo, mukundane. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nzabibabwire kandi mbahanze amaso, kandi dore ndimo ndabareba rwose, ni mundebe. Imana ije gukora ikintu, kandi icyo kintu uwo kitazasanga ahagaze neza kizamuhitana, ariko azasanga ahagaze neza, Imana y'amahoro imwoherereje umutaka, Imana y'amahoro imwoherereje uburinzi, Imana y'amahoro imugiriye neza. Ikindi cya kabiri, kugira musenge, mujye musengera ubuyobozi bwacu bwiza, ubuyobozi bwacu bwiza. Imana yaduhaye igihugu cyiza, iduhereza abayobozi beza, iduhereza abantu beza pe. Abayobozi beza turabafite, abayobozi beza mukomeze mubasengere, Imana y'amahoro ibahereza imbaraga zo gukomeza kutuyobora, zo gukomeza kubana, donc gukomeza gukunda igihugu cyane, kuko hari abandi batagikunda, hari abandi murabazi, mugenda mubona ibihugu by'aba abantu birirwa mu ntambara, abandi bagira bate, ariko mwebwe dufite igihugu cyiza cy'amahoro n'umutekano. Bivuga ngo nugusenga, mugamagara imbaraga z'Imana, Imana ikadukomerereza abayobozi, kugira ngo Imana ikomeze ibahereze ubwenge n'ubushishozi, kugira ngo bakomeze batuyobore neza. Ariko ntago nasoza ndakubwiye ngo abantu bose banze kumva, abantu mwanze kumva ngo mukanga kumvira, abo bantu nimugaruke, abo bantu nimugaruke, kuko ni igihe cyo kugira ngo isaha n'isaha Imana igiye gukora, Imana igiye gukora, Imana igiye gukora. Yantumye ngo nimbabwire Imana igiye gukora. La wizene kosile bosando regrere, Imana iraje. Tawizene kosando, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje. La kosando rebo regre bonne sansema, ri tawazene rebo shando regrerema. Imana iraje, Imana iraje. Mwanze kuyumvira, Imana iraje. Mwanze kuyubaha, Imana iraje. Mwanze gukora ibyo ishaka, Imana iraje. Mwanze kugira imitima yahindutse, Imana iraje. Kandi iraje, iraje. Isuye abafite imirengwe, isuye namwe mu rubanda rugufi, ukomeye iramusuye, n'uciriritse iramusuye. Mwongere muhaguruke, mwinginge Imana, musenge. Dufite igihugu cyiza, musenge Imana ihereze ubuyobozi imbaraga, kuko nimudasenga, rega namwe mwaba nk'uko ibindi ibihugu biba mu ntambara, bibaho byirukanka. Kuki mudashaka gusengera igihugu cyanyu? Kuki mudashaka gukizwa? Kuki mudashaka guhinduka? Kuki mudashaka kureka ibyaha? Kubera iki mudashaka kugira imitima ishenjaguwe, imitima yubaha Imana, imitima donc iciye bugufi? Kubera iki? Kuki Imana yambajije ngo ningubaze ngo mbese wowe uragana he? Urajya hehe wa mupapa, wa mumama urajya he? Wa musore we n'umukobwa muragana he? Hano muri kwicana, ubwicanyi mwabwize ibintu bisanzwe. Imana yambwiye ngo Banyarwandakazi muhinduke kandi mukizwe. Nimudakizwa ije kubamaramo uwo murengwe, ije kubamaramo uwo murengwe. Hari umurengwe mumaze kugira, Imana ije kubamaramo, kandi uwo murengwe Imana irabubavanamo. Banyarwandakazi nimudakizwa, uwo murengwe Imana ubavanyemo byihuse. Ntago birenga uyu mwaka yambwiye ngo nimbabwire uwo umurengwe urabishe. Umurengwe wisha abantu, umurengwe wisha abamama, umurengwe wisha abapapa, umurengwe wisha abasore, umurengwe wisha abakobwa, umurengwe mu ngeri zose bakomeye urabishe, naboroheje harimo abo umurengwe wishe, ku buryo mudashaka kubaha Imana no kuyigandukira no kuyikorera. Yantumye ngo nimbabwire rero ngo igihe kirageze cyo kugira ngo abasenga Data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Izo nizo message nari mfite, nizere ko muzumvishe. Zibabwiye mpagaze, zibabwiye nemye, kugira ngo muhinduke, nimurangiza mukorera Imana, Imana ibagirire neza. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri gitangaza. Bana n'abana bawe ubakomeze, ubahereze guhinduka, ubahereze guhinduka. Uhindura abantu bakuru, uhindura urubyiruko, bahinduke, bakizwe, bave mu byaha. Mana mu izina rya Yesu, dusenga igihugu cy'u Rwanda, ukirinde, ubutsizi bwe bukibeho. Imbaraga zawe zize zikore imirimo zazo, kandi imbaraga z'Imana zigira ibyo zishiraho. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Yehova, urakoze kuri Imana ishobora byose. Turindira abayobozi, turindira abantu bose, ineza yawe nibane natwe, impande enye z'igihugu wagarane natwe, kuko uri Imana yera. Urakoze Yehova, urakoze dusabe igihugu,
kugira ngo ugereze amahoro n'umutekano, kuko ariyo Imana ishobora byose. Turagushimiye rero, turakunezere mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.